2012 Kabila yazanye force ya FRDC ibihumbi 20 M23 mama bari bafite gusa icyo gihe ibihumbi 2 ariko ibyo military strategy M23 n'icyo gihe nibwo batangiye kwerekana ubushobozi bwabo bakubise Kabila n'ibyo bihumbi 20 ariruka M23 ifatagwa muri 2012 yatsimbuye abasirikare ibihumbi 20 ba yes leta ya Kongo yes bari ibihumbi 2 kandi barirutse banyura aho hantu Minova bagera za Bukavu M23 iguma aho ngaho okay abazungu birabasarisha kuko aho byagaragaje ko muri Goma hari amatrafiki menshi y'abazungu anyuramo kuko ukuntu basaze bose ntago byumvikanaga keretse hari ibindi tutazi n'abantu batangiye kugira kinavuga ko bisa nka ari ishyari kahugu kangana kuriya kaka so nabo ntabwo basobanukiwe bakagira ngo kweri mbese bumva ko buriya kari u Rwanda ruriyo bumva ko M23 buriya ni abanyarwanda yego mwongeye kwirwa n'amahoro y'Imana abakunzi ba One Nation Radio radio ya Diaspora y'u Rwanda ijwi rya Diaspora y'u Rwanda turi kumwe na Albert Rudatsi Mbura twishimye cyane kuba mwakoze cyane ni byiza cyane turishimye tuganiriye okay mwakoze cyane twabasuye kugira ngo tuganire ku ngingo nyinshi zitandukanye mu minsi ishize mwari muri mu gitaramo nabonye mwatangaje mu buryo bukomeye igitaramo gishingiye ku muco umuco kuri mwe ni ikintu kivuze iki umuco utwereka abo turi bo urumva cyangwa ariko harimo n'umurage kuko nabo turi bo kubera impamvu nyine uko abakurambere bacu babayeho ni nabyo tugenderaho kandi mu by'ukuri mu bantu bitwa ko ari abanyafurika cyangwa ubundi abanyarwanda n'abarundi hari imana twagize kuko abakurambere bacu bari mu bantu ba nyuma bahuye n'umuzungu ku isi mu bantu ba nyuma kandi nanone ikintu abantu ba nyuma gute abantu ba nyuma gute abazungu bari barageze ahantu hose ku isi urumva bavuye i Buraya barambuka inyanja bajya muri Amerika n'iki byose muri Aziya kari ugukomeza i Buraya Middle East ni ibintu byabo bagera muri Aziya bajyana noneho muri za Australia n'ahandi hose ariko hano hagati muri Afurika ni na nyuma ya Berlin yuko ibihugu bagabanyije Afurika yose bahageze hano nyuma impamvu mvuga kari imana twagize ni uko nyine abandi bantu bari barahuye n'abo bazungu urabona ko bamaze igihe kirekire barakandagiwe abazungu barabakandagiye cyane cyane kuko concept y'ubuzima
byari ibintu bitandukanye. Ndetse wenda abanyarwanda nuko wenda batajya babitekerezaho, ariko Afurika munsi ya Sahara, cyangwa reka mbivuge ukundi, nk'abiza amateka cyangwa tuvuge n'indimi z'ikilatini cyangwa iz'ikigiriki, ariko cyangwa muri history, amateka, iyo usomye umuntu w'umuampereur w'umuroma wari ukomeye uzwi cyane no mu mateka, Julius Caesar. Julius Caesar arabyandika ko igihe yagomba kuvana ingabo ze i Roma ngo ajye gutera muri Gaule, aha tuzi mu Bufaransa ubu ngubu, ko yakoresheje abantu mu bucakara barenze miliyoni imwe, hafi miliyoni imwe n'igice, abantu yakoresheje kugira ngo mbese baterunuza imihanda kugira ngo ingabo ze na supply imihanda imugeze hariya. Ni ibintu yari akeneye. No muri icyo gihe abantu bose bari aho twavuga population y'abantu mu bucakara muri Rome icyo gihe byarengaga nka miliyoni 10. Impamvu bivuga, ndagira ngo abanyarwanda bamenye ko igihe umuzungu yageze hano, umubare w'abanyarwanda ku ngoma ya Rwabugiri yari miliyoni 1 gusa na 200. Miliyoni 1 na 200 icyo gihe, kandi icyo abanyarwanda barushaga andi moko ntabwo ari imyambi, ntabwo ari inkota, ntabwo ari amacumu, kuko yari kimwe nk'ay'abandi. Icyo abanyarwanda barushaga abandi ni umubare w'abantu, ndetse n'abantu bakurikira mu bwinshi bw'abantu n'Abarundi. Bo igihe u Rwanda rwari rufite miliyoni 1 na 200, Abarundi bari bafite 800. Ariko mu gihe kimwe Shakazulu n'Abazulu bari gusa munsi ya 500, ibihumbi 500. Amoko yose akoze Uganda uyu munsi, Acholi, Abatoro, Abaganda, Abanyankore, abo bose hamwe icyo gihe bari miliyoni 2 na 200. Urumva rero ko u Rwanda rwonyine miliyoni 1 na 200 yari power house muri akarere. Ariko twebwe urumva ko byadutwaye hafi nk'imyaka 2000 kugira ngo tugere kuri iyo miliyoni, kandi imbere yaho uriya nka Kayizari abyandikira ko we ubwe yakoreshe umubare w'abantu mu bucakara ungana n'abanyarwanda twaje kubona nyuma y'imyaka 2000. Hari ibintu bibiri umuntu akuramo, nuko iyi myaka 3000 bishize, urebye kuva Afurika y'Amajyaruguru kugera muri Mediterane, i Buraya, Middle East, kugeza Extreme Orient, niho hantu hatuwe kurusha ahandi hose. Mbese bari bafite abantu benshi ku buryo byari ibintu bisanzwe gufata abantu mu bucakara. Urumva, twebwe munsi ya Sahara ubuzima, uko twabona ubuzima bwari butandukanye cyane rwose n'abari abantu. Ku Banyarwanda impamvu twari dufite abantu benshi ni kubera ko uko twari duteye, imyumvire yacu, organisation n'umuco, kuko waje ndakubwira uraho, nidutandukana nkakubwira urabeho, wajya kuryama nijoro uramuke, cyambere nza kureba mu gitondo baramutse. Urumva ni ubuzima twaje gushaka iwanyu, tuje gusaba.
imvugo yacu tuje gushaka amaboko. Ababyara nuko tubyarana, urumva mbese twebwe ubuzima bwari ikintu gikomeye cyane. Yego yego, ubuzima bwari ikintu gikomeye n'amateka. Birumvikana n'abantu benshi baba bashaka no kubyirengagiza ntibabimenye. Impamvu nari nkubajije ariko ku bijyanye n'umuco nuko nabonye hari abantu benshi batangiye kwitabira ibikorwa by'umuco. Hari icyo byaba bivuze mu kugana muri uwo murongo abantu bashaka kumenya noneho kwagera. ariko ntitwatinde cyane ntitwatinde, dufite ikiganiro kindi. Ariko ikintu gikuru nashatse kukubwira nuko twebwe byadutwaye imyaka 2,000 kugira ngo tugere no kuri 1,000,000. Ariko bikwereka ko abatangiye proje y'u Rwanda, the Proto Rwanda, iyo myaka imbere, abo twese nk'abanyarwanda nibo dukomokaho. Nta bandi bantu baje muri iyo myaka 2,000, nta bantu baje bava Bisiniya cyangwa Gabo, ntabo. So niyo mpamvu rero ikintu cyatugize ni uwo muco niyo nashaka kugira. Kandi nkubwiye ko n'ibyo bintu by'abahutu n'abatutsi n'abatwa n'iki byose ntabwo ari amoko, urumva, nuko sosiyete yari iteye, ariko twese tuva inda imwe. Rero mu bintu byose byabaye hano kutwumvisha ko hari abantu bavuye muri Bisiniya, abandi hari amoko atandukanye, wa muco utugarura hahandi h'abakurambere, ko twari abantu bamwe, mbese ni one nation, urumva. So uwo muco kandi byose, urumva, hataraza abazungu nta myandikire tuba dufite. Ni ukuvuga ko ubumenyi n'uwo muco ni ibintu byose abanyarwanda bagiye babibika mu rurimi, niyo database. So kugira ngo tumenye n'ubumenyi bwabo na wisdom yabo, naho tugomba kujya. So abantu iyo dutangiye guhamiriza no kwivuga no kuvuza ingoma, buriya ntabwo ari folklore, gusubira mu bumenyi n'umurage, kuko niho twakuramo n'ibisubizo akenshi mbese abazungu batumye tutabireba. So iyo revival ndayishimye cyane kuko niwo mwihariko wacu, ariko bituma noneho dusubira mu mizi yaho abo turimo. Ku nyota y'abantu berekana ko bashaka kwita, kuko urebye nka presence yari ihari yari massive cyane, bari abantu benshi bahari, aho mwari muri habaye sold out mbere y'amasaha 10. Iriya presence yivuze iki noneho mu gusigasira uwo muco no mu minsi iri imbere? Ahubwo kuko urumva bishobora no gufasha natwe igihugu cyacu, kuko urumva tugira inzego z'ubuyobozi n'iki byose, tukagira minisiteri y'umuco, tukagira na bare nationale, tuvuge hari byo bagerageza, ariko bikwereke ko hari ahantu wenda ari byo batabona, kandi bikaza byizanye. Kandi icyashimije ni urungano rwabo, abasore bagira n'inkumi, by the way, nuko icyo gihe muri kiriya gitaramo na programmation yarimo, ariko kongera urukiramende, urumva kwa kundi abanyarwanda bajyaga basimbuka n'ukuntu bahamiza n'ayo mateka, kuko urabona ko ikirori harimo amateka, ntabwo ari ibintu byiza gusa batwereka, harimo amateka. So byakagombye no kugira ngo uko abantu babyitabiriye bitwereke ko wenda hari inzego zakagombye no kubitekerezaho ukuntu zibifasha kuko uwaje kubireba yatashye ameze neza, urumva, nta muntu wabaye desi. Bitwereke ari ibintu, ni byiza ko byabaye kuriya, ko biratuma nabo bagira ishema
n'izi ngufu zo kubikomeza kugira ngo nabo bazasige umurage ukomeza. batasiga umurage. Urakoze cyane. Umurage n'amateka ni ikintu gikomeye cyane, niyo mpamvu tuba tugomba kubyumva ku bantu nk'amwe kugira ngo abantu bumve n'icyo bimaze. Hari n'ababyeyi dusigaye tubona bashaka ko abana babo bajya cyane mu by'abanyamahanga bakibagirwa iby'u Rwanda, bakavuga ko nta kintu bimaze, ariko iyo bumvishe ubutumwa nk'ubu ngubu ntekereza ko hari igihinduka. Urakoze cyane kutuganiriza kuri iyo ngingo, ariko siyo abanyamukuru tugenza. Dushaka kuganira ku bibazo biri mu karere, ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, nubwo abantu bari kubivuga ubu ngubu kuko hari abaguye intwaro bagashaka kurwana, ariko n'ibibazo bimazemo imyaka n'imyaka. Niyo mpamvu hari na MONUSCO, nubwo abantu nabonye bavuga bayisobanura ukundi, bati hari agenda bafite, abandi batari icyo bahagarariye, hari icyo bumvikanye na Tshisekedi n'ibindi. Icyo nshaka kubaza ni ibijyanye n'ibi bikorwa bitandukanye byo kongera kwegura intwaro bwa kabiri kwa M23, bashaka kongera kurwanira uburenganzira bwabo. Kuri iyi nshuro bitandukaniye hehe? Turi kubona bafata ibice bitandukanye muri Kivu ya ruguru. Mu minsi ishize twabonye bakuyemo umurwa mukuru wa Kivu ya ruguru mu ntsinzi ikomeye cyane y'amateka. Bavuze bati strategy zakoreshejwe zizigwa mu mateka y'imbere. Kuri iyi nshuro kwegura intwaro bwa kabiri, gufata Goma, bivuze iki? Noneho biraganisha he icyo barwanira n'icyo barwaniye imyaka na yindi? Kugira ngo abantu bose babyumve neza, batabifatira hagati, ntabwo umuntu ashobora gutangira aho ngaho, kuko M23 ifite impamvu yabayeho, ifite aho ikomoka, kandi byose bitangira muri 94, kuko murabizi ko leta y'abatabazi yashoboye kwambuka Mobutu, yayihaye ntuza karibu n'abafaransa, ndetse operation turquoise n'iki kintu cyari kigamijwe n'abafaransa, ni ukubaha inzira. Abantu banabyumve neza, kuko urumva inkotanyi APR yagize ahantu noneho igiye kubatsinda. Nabo rero uko bakoraga withdraw, mbese bashaka no guhunga, byabaye ngombwa ko bicamo ibice bibiri. Hari igice kimwe cyagiye kiganisha muri Tanzania, n'ikindi rero kiganisha muri Zaire, icyo gihe Kongo munsi. Igice cyageze muri Zaire, muri Tanzania, kubera ko Tanzania na n'ubu ari igihugu gifite leta isobanutse. Barahageze, bambura intwaro, ibintu byose, emwe n'igisu cyangwa mashete zose bazisize ku mupaka. Abo bantu barambutse, bagezeyo abatanzaniya abari abarwanyi babashyira ukwabo, impunzi ukwabo, urumva. So bo babikoze uko byakagombye kuba byarakozwe. N'ibi bintu, ibikoresho byose uzi ko banabishurije u Rwanda. So babaye mu makambi hariya, ntabwo bize batera akaduruvayi muri Tanzania, kuko na hariya hari abantu bitwa abanyarwanda, ariko bashoboye kubageraho n'iki byose. Byabaye nk'uko byakagombye kuba byaragenze. Muri Tanzania nta kibazo cyavuye, nta kibazo. Ariko rero ahandi abafaransa baherekeje abo bantu. Abantu hariya Mobutu yari afite briefing nuko abakira kuva mu Bufaransa, buva mu Bufaransa n'abandi, ariko cyane cyane Ubufaransa, kuko ni cyane cyane. Mbese tuvuge ko ni briefing y'Abafaransa. Urumva Abafaransa bari bashyigikiye ntuza, bafashije leta y'abatabazi, abajenosideri. So kugira ngo rero tuvuge ko RPF itabatsinda hasi, basaba inzira. Bagezeyo Mobutu, mbese icyo gihe urumva ntabwo Mobutu yaragikunzwe cyane n'i Buraya, ariko baramubwira ati nudufasha nawe turakomeza tugufasha. Nawe yafashe, ariko nanone ntabwo cyari ikintu gikomeye kuri we,
kuko yari n'inshuti ya Habyarimana. So baraje nta kintu babambuye, bagumana hamwe, mbese ukabona ko abaturage babo bari nka otage. Ariko rero nta nubwo bagiye kure kuko bicaye ku mupaka. Muri Tanzania bagiye nka ibirometero nk'ijana kugira ngo batashobora gutera akaduruvayo muri ntuzi, ariko hariya babasize ku mupaka. So baje bafite amafaranga kuko amakonti yose hano bari bayamazemo. Baje bafite amafaranga n'intwaro. Abafaransa bakomeje no kuba supplyinga ammunition. Ariko ikindi nuko bo bahise batera abitwa ko ari Abanyarwanda hariya muri Kivu. Ni ukuvuga ko mbere bataraza hari Abanyarwanda, kandi yemwe bamaze igihe kirekire biriya bintu by'Abahutu n'Abatutsi bitabarimo, kuko ni ibintu abazungu bakoze hano, ariko hariya bakomeje kuba nk'Abanyarwanda. Uretse ko Habyarimana yari yatangiye kubizana hariya, ari we watangiye ibintu bya magrivi, twabivugana no mu kindi kiganiro, ariko yari yatangiye ku bantu bamwe na bamwe, ariko nanone bahise babatera. Icyo gihe nibuka ko FDL bagomba kuba barishe inka zigeze kuri 2,000,000 mu mezi 3, ku buryo abari bahatuye rero b'Abazayirwa ariko bitwa ko ari ubwoko bw'Abanyarwanda batangiye guhungira ino, na n'ubu baracyahari. So urumva byageze ahantu nabo barahunga. Long story short, niyo yari imbarutso, kubera ko imyaka 2 yakurikiye u Rwanda rwasabye ko umuryango mpuzamahanga bafata amaresponsabilite bakabigizayo, bakanabambura n'intwaro. Nta kintu bigize basubiza u Rwanda, ntacyo. Kandi ibyo nicyo amategeko mpuzamahanga ateganya. Yes. So niho wabonye noneho ko u Rwanda aho guterwa, gutegereza gusa ko bahisemo ko wenda babyikorera. Ariko nanone icyo gihe ntabwo bashaka kugaragara nk'aho ari igihugu kiteye ikindi. None bahisemo gufasha abantu bari basanzwe barwanya Mobutu. Nuko ba Kabila bagezemo. Urumva ibaye intambara ya mbere, ariko mbere ko binatangira nagira ngo mbabwire wenda nk'akanuza kamwe, interahamwe zakomezaga gutera mu Rwanda. Hari n'igihe bateye mu nkambi y'abo Kongo b'Abanyarwanda. Abazi General Rurankunda nawe yari mu nkambi, yari mu bantu batewe. Imfura ye bamwiciye aho ngaho mu nkambi. Yarahunze, yabaga mu nkambi, hanyuma nawe yari mu bantu noneho bagiye mu gisirikare cyo gukuraho Mobutu. Long story short, barabikoze, haba intambara ya mbere, iya kabiri, na nyuma bamaze kumvikana, Kabila umwana wa Laurent Désiré, Joseph Kabila, ari we wasimbuye Ntuza ese, bamaze kumwica, bamaze kumvikana ko uko mbese bagarura amahoro. Ikibazo cyari gihari ni uko muri icyo gihe cyose n'intambara ya kabiri noneho yo kurwanya Kabila, ise wa Joseph Kabila, donc Mzee Kabila, Laurent Désiré Kabila, niwe wahisemo, abonye ko abantu bo mu burasirazuba batangiye kumurwanya, bakora RDC, yari parti yabo ya Kabila, natwe yitwaga AFDL, iyo yitwaga RDC.
yagiye gushakisha ahantu hose interahamwe na bariya bajenosideri bari barahungiye muri za Centrafrique, muri za Brazzaville, mu mashyamba. Noneho nawe wabafashije gutangira FDLR. FDLR rero kuva icyo gihe bagiye bakora icyo bazi ni ukwica abantu, cyane cyane abantu bo babonaga ko ari abatutsi. So niyo yaje iyo RCD y'abo bantu, ariko abo muri ibi bice byaha, abo tuvuga ko ari abanyarwanda b'abanyekongo, bumvaga kujya kohereza umupolitisiye Kinshasa ntabwo ari cyo kintu cyagarura ntuza umutekano, kandi n'imiryango yabo ikiri hanze mu buhunzi. Nuko rero nibuka ko icyo gihe Laurent Nkunda yari general, bashatse kumudiployinga Kisangani, abivamo, asanga bagenzi be bari barasigaye hano mu Kivu y'Amajyaruguru. Nibwo bakoze rero CNDP, kandi CNDP nanone na société civile cyane cyane ya Kivu y'Amajyepfo. Jya mwumva nk'umugabo witwa Bertrand Bisimwa, ari we ubu ngubu uri chairman wa Ntuza, kuva icyo gihe bari kumwe. CNDP yabayeho, iyo niyo yabanjirije. Reka dusimbuke. CNDP yabayeho, amaherezo Kabila yarariraga, u Rwanda rwemera kumufasha, ariko nawe afata amasezerano ko ikibazo abantu bari bafite muri CNDP kazafasha kukibakemura, kugarura amahoro, kugira ngo n'imiryango y'abantu bose babashe gutaha. Urumva ibyo byabaye muri 2009 mu kwezi kwa gatatu 23. Niyo mpamvu rero nyuma muri 2012 yakoze amatora, ab'i Burayi ntabwo bashaka akora amatora. Kabila yafashijwe n'aka karere, ni ukuvuga u Rwanda, Uganda n'abandi bose baramufashije kugira ngo abashe gukora ayo matora. Akimara gutorwa abazungu bararakara, ariko bashaka amayeri. Bohereje icyo gihe bohereje Minister of Foreign Affairs w'Umubiligi, wagira mubwiye uti reka tukongera agaturu kamwe, ariko nawe hari ibyo uduha. Bati udushakire umuntu witwa Bosco Ntaganda, kuko bari bafite urukiko ICC, International Criminal Court, nta bakiriya ifite. Kuri bo bashaka kwerekana nyabika bafite ukuntu bameze nk'abanyekongo, nabo bakunda amasinema, bavuga ko hari impamvu bakoze Ntuza, bafasha umuntu. Urumva iki kintu ni kintu cyabaye imbarutso, kuko ingabo za CNDP zari muri FARDC, donc ingabo za Kongo. Ariko rero kuva perezida wabo yaje kubabwira ati mumbabarije, je mfata umuntu umwe gusa, ibindi dukomeze nk'aya gahunda twari twavuganye. Nibwo abandi bavuze bati no, n'ibya mbere ntabwo turanabirangiza, ushaka gufata umwe muri twebwe mutange no mu mazungu, no kuba ko wowe ntabwo bubashye icyo twumvikanye. Niyo mpamvu bitandukanye nabo, bagakora icyakurikiye CNDP M23, kubera ukwezi kwa gatatu 23 zo muri 2009 nibwo bari bafite ayo masezerano, byari kugira ngo bamwibutse. Niyo mpamvu rero Makenga nako Kabila yashatse guhita abakubita, ibaza ko nta ngufu bafite, nibwo batangiye bakoze iyo M23. Njye nabyibuka ko nari mpari 2012, Kabila yazanye force ya FARDC ibihumbi 20.
M23 mama bari bafite gusa icyo gihe 2,000 ariko ibyo military strategy M23 n'icyo gihe nibwo batangiye kwerekana ubushobozi bwabo, bakubise Kabila n'ibyo 20,000 ariruka. M23 ifatwa muri 2012 yatsimbuye abasirikare 20,000 ba Yes. leta ya Kongo Yes. bari 2,000. Kandi barirutse banyura aho hantu Minova bagera za Bukavu. M23 iguma aho ngaho. Okay? Abazungu birabasarisha kuko aho byagaragaje ko muri Goma hari amatrafiki menshi y'abazungu anyuramo, kuko ukuntu basaze bose ntabwo byumvikanaga, keretse hari ibindi tutazi. Ariko icyo gihe n'amahanga babwiye, icyo gihe bari badukubiseho twebwe na Uganda, aba M23 nabo batubera imfura bati batakomeza kwita u Rwanda na nuza, niba bashaka turemera tuve mu mujyi hama dutangire imishyikirano. So imishyikirano nabwo izitangira. Nanone icyo gihe icyagaragaye nuko hari ibihugu bifite ikibazo. South Africa nyuma ya Mandela na Mbeki ni abantu batangiye kugira icyo navuga ko bisa nka ari ishyari gahugu kangana kuriya so nabo ntabwo basobanukiwe, bakagira ngo kweri mbese bumva ko buriya kari u Rwanda ruriyo, bumva ko M23 buriya ni abanyarwanda. Ariko nanone tujye tubyibuka abantu buba muri South Africa ni ibirometero 3,000 mbese nta kintu bazi, nta kintu cyanga bazi. So urebye neza iyo ntuza ibajyamo kari u Rwanda, bo baribaza kuki agahugu gatoya kariya gashaka kwikomputa nkatwe. Twe turi bihangane, turi Afrique du Sud, turi Angola, turi kariya kantu ni ibintu iteka bibarya. Donc hari igihe babonye ko u Rwanda rushaka kumira Kongo. Icyo gihe n'aba South Africa bagiye muri Force Intervention Brigade, ni ukuvuga ko muri peacekeeping ya MONUSCO ntabwo manda yabo ari ugutera abantu mu gufasha, ariko Force Intervention ntabwo barwana ku ruhande runaka. Oya, ni ukubuza abantu kurwana ahubwo no gufasha abantu wenda bashobora kugira ibibazo. So niyo mpamvu bakoze iyo Force Intervention Brigade. Force Intervention Brigade ati barakubita ntuza rero, ariko iyo yajije kurwanya M23 uko byatangiye nuko Force ntuza yo kurwanya negative forces, kandi M23 ntabwo yari muri negative forces. Nuko ko mu byatumaga haba na M23 n'abantu babyumvikanyeho nuko haba za FDLR n'abamayimayi n'iki byose. Niyo mpamvu ntabwo ubundi M23 yari irimo, ariko hajyemo abatanzania, hajyemo n'aba South Africa, bo icyo barasaga ni M23. M23 icyo gihe nka Museveni yababwiye boys, bari abantu bambaye blue helmet, ntuza ya blue, mutangiye kubarasa byaba ari ikibazo, abasaba withdrawing. Niyo mpamvu bamwe bagiye Uganda, hari n'abandi baje hano. M23 nayo mateka ifite, ariko muri iyo myaka yose bagombaga gukemura
umuryango mpuzamahanga wari wafashe ibyemezo ko bazafasha icyo kibazo, ariko iyo myaka ubu 2012 n'ubu ngubu ni imyaka 13. urumva nta kintu babikozeho, nta kintu babikozeho. Sasa okay, twavuga ko bagize patience, ariko rero mu gihe Kabila agiye kuvaho, M23 na opposition y'abanyekongo bagiye bavugana, ndetse na Tshisekedi bari baravuganye, so bagira amahirwe uwo bahisemo ya komisiyo y'amatora bavuze ko Tshisekedi ari we watsinze. Noneho kubera ko bari bumvikanye imbere y'amatora, M23 yari yaragarutse iba muri Sabyinyo, nta muntu ideranje. Noneho akimara kujya ku butegetsi mu ntebe perezida, yagiye azunguruka hano nababwira ko abwira umuntu wacu, perezida wacu na perezida Museveni, gakomeza gutinya Kabila ko ashobora ko yarasize ibintu mu ngabo za FARDC zatuma wenda bamujika igihe cyose bashatse. Niyo mpamvu n'inanga ngira ngo na Uganda bamugiye inama ko yakorana n'abariya bantu, kandi bari basanzwe banaganya. So icyo gihe M23 bohereje delegation i Kinshasa, babayo amezi 18 bumvikanye ukuntu bagiye gukora riyoga y'ingabo. Uziko hari n'abantu batangiye no kubabaza, ese kumva ko mwari no mu ngabo za FARDC ufite proof? So of course bari bafite ntuza ibimenyetso byose, basanga baracyarimo. Ni ukuvuga ko buretse ko babirukanye, ko bari baragiye mu mahanga, ariko FARDC yari ikinahemba abo bantu. Babahaye amaliste, hari abantu kuri liste z'abakombata bose, menya ari babiri gusa batashoboye kubona, ariko abandi bose bari bahari, kandi basanga ko bagihembwa. So hari abantu baryaga n'amafaranga yabo, ariko byari kugira ngo abantu bamenye ko ari abanyekongo kandi ari abasirikare. Nyuma y'amezi 18 barababwira ati bari bapanze ukuntu bazakora riyoga y'ingabo, ko hajyamo na ntuza y'imwe unit imwe yo kwa Bemba, bose babishyira hamwe kugira ngo bagarure ntuza amahoro muri Kivu. Barababwira ati babe batashye ngo bazababwira noneho ibizakurikiraho. Icyabaye rero kugira ngo abantu bakurikira kuri TV, icyabaye icyo gihe nuko ari abantu bagiye mu matwi ya Tshisekedi,